saa 9 ubona mudugudu, ukabona abadaso, ukabona abasirikare, ukabona ba gitifu b'imirenge, abasirikare bahetse imbunda bari ku muryango, watinda gukingura urugi bakaruteruzamo intoki bakwaka iki? Umubiri twebwe barazikuraga, mwebwe ngo intango muri abasirimu cyane, ariko inyamaswa irabafite. Mfite abantu b'i Kigali bo ni mu bunani, ntizajye bategeka kandi reka inabihorera. Ubundi abadurumbanya bayicikiye he? Imboga za ntuze ziriya ni akanyenyeri, kurya umwembe ni akanyenyeri, kurya avoka ni akanyenyeri, umuceri ni akanyenyeri, amazi ni akanyenyeri, yemwe umuriro ni akanyenyeri, bonoma ya televiziyo ni akanyenyeri. Ese ikintu kitari akanyenyeri ni iki? Ubundi abadurumbanye bashaka umunsi babwira ati mumereza ako kanyenyeri kanjye, ntabwo ibintu bizikora. Abo bantu babadurumbanya. Abahinzi baragora, mwitonde abahinzi. Umuhinzi, umuntu hekenye imyumbati akamara icyumweru hekenye imyumbati ayigurana n'ibijumba n'igitoki, wowe wamupfa kumujyana uko wiboneye? Niho babanje gushyira imbaraga, kandi bazanagorana mu gihe cy'ikimenyetso cy'inyamaswa buriya abahinzi. Niyo mpamvu Imana yavuze ngo muzagende mujye kure hashoboka, aho muzabasha kwihingira no kugeza ubu ikiyezo cyo kugura no kugurisha kizagera, mwebwe n'imiryango yanyu mukabasha gusavayivinga. Ntayo uzaramya, tubwire ufite cyemeza kiko ntayo uzaramya. Aka kana kazaye kubona ubonekana zizosi, aka kabiri ese Sifa aragiye, ese Nata nawe aragiye, Yosefu se nawe aragiye, ujye kubona ubona ifuro riraje tima twashonje, batatu zabyihangana hagiye kujyaho n'uwa kane. Nanjye nshaka kureba umuntu uzahagarara. Si ubwo mwagize ngo ni iminsi ingahe isigayera? Mwarakererewe cyane. Nagize ubwoba ndagira ngo ndebe hano muri hano hari igitabo cyitwa ngo Global Agenda 2030, gahunda y'isi yose ya 2030. Ngo nisi ingana iki? Bavuze yose, nawe ahantu dusanga yose ni byashirira 13 umurongo wa 16 ngo itera bangana iki? Kanze mbumbure kino gitabo murebe. Harya hano mugira group ya WhatsApp bashiriremo tujyane. Mwarahombye cyane. Mfe kuko akora nyine kamara amezi nkangaye. Katwirebera iki gitabo. Murabona iki gitabo murebe hano. Igitabo nagisomye ngira ubwoba. Ni inama y'umuryango ushinzwe ubukungu bw'isi yateranye n'umuryango w'abibumbye mu gutegura irangamuntu ukora mumbabarire na emvuza kanzamura isukari karimo, ariko harimo byinshi. Ni Global Agenda ya 2030, ntabwo harenga nta mwaka wundi bafite hirya ya 2030, nta kintu kimwe bafite ko nyuma ya 2030 umuntu wese utuye ku isi azaba ari umuntu witwa ordinateur, semi d'ordinateur na semi d'humain. Ariko ibyo murabyumva, kimwe cya kabiri ari umuntu n'ikindi cya kabiri ari ikira. Ku buryo aho ushinze ikirenge, uriye, unyweye, ugiye, ugarutse, ushonje, uhaze, usenze, upagaye, byose baba babireba. Ngibi Imana, dore ukuntu umuntu ameze. Ni amarobo, dore ni amasinga gusa. Irandika ngo Advancing Digital Agency, the power of data intermediaries, Insight Report February 2022. Imbaraga z'amakuru, imbaraga zo gutanga amakuru y'umubiri wawe nyine. Ngo ni amakuru y'ikira, the power of data intermediaries. Aba ni abayatanze nuko baba bameze. Content, igitabo kirimo content nyinshi, ariko ngiye gukuramo izanteye ubwoba ku buryo nimugorana nigeze mbabwira ko hari ingamba nafashe. Ijambo the challenge, human technology interaction and the data value chain. Ni iminyururu ariko. Dore n'umunyururu ariko araba nawe ushyiraho. Dore uyu munyururu tuwuheruka ubwo bahamagaraga abadivantisiti ngo bajye ngo mu kwiziza umudendezo w'idini.
agapapuro baduhaye kadutumira mu mudendezo w'idini, hariho umuntu uzamuye amaboko abiri azirikishije iminyururu. Ako gapapuro kari mu idarapo rya Roma, amadarapo abiri mwarakabonye. Afite ikiganza gize gutya, hari mu idarapo rya Roma umuntu aziritse. Dore ahantu twongeye kukabona. Kwisha maneno. Dore amakuru yawe nyine ngo ari mu minyururu nyine ngo nta, it's safe, ararinze. Aryo yarinze nini? Urayatanze wowe ariko ngo ararinze. Reka wumve neza. Reka wumve neza, ndagira ahagize aho numvise ntari kubyumva neza. Noneho nanjye ndababaza ibibazo. Ni kuri page ya kangahera. Ndashaka page. Reba rero. When moving toward trusted digital agency, digital agency may negotiate access to data above and beyond a simple binary gated function. Reba uyu muntu. Kanzumingaho gataya murebe. Reba uyu muntu. Uyu si umuntu uri kugenda. Cya gitabo cyitwa ivuga butumwa cyabuze. Ayo muntu muramureba. Muri kureba uko agenda, inyuma ye hari ibiba byita iriya modoka, harimo ikintu cyitwa ama parking sensors. Buriya unyegereye ntwaye bita nk'udetecting. Kumva? Nimo nyine uze wireless. Ndavuga sensors. Aba sensors ni hari amatara aba yestaye kuri sensors. Warinyuraho, ukaba waragestaye kutambutse ri gusensarinze rizima cyangwa rikaka, wahinguka warenga rikagira. Bikuri sensaringa nyine ni object runaka, ni ikintu runaka. Uyu muntu harimo ikintu cyitwa ama sensors. Murimo muramureba. Inyuma ye hirya hari ama electromagnetic. Ari kugenda ariko na ama electromagnetic. Mbanze caka aya magambo yo mu gitabo cyitwa ivuga butumwa, ibindi turabivugana nyabonye. Ivuga butumwa ni page, ndumva ivuga butumwa. Ivuga butumwa ndagira ngo ndeba aya magambo, page ya 96 ivuga butumwa. Katwumve rero, twumve neza. Twumve neza iyi page ya 96 nindangiza mwumve iby'uyu muntu. Kwirinda kuremerera ubuyobozi ari hehe. Kwirinda kuremerera ubuyobozi kubugenda ntibisobanuye kuri muzima. Gitabo ninjye wacyanditse. Kubugenda rero ntabwo bisobanuye kuri muzima. Umva amagambo. Kwiga inyigisho z'idini, kugira amazina mu bitabo by'itorero cyangwa gukora neza imirimo itandukanye ntabwo ari byo byerekana ko ufite ubuzima. Mu munara wahoze mu Busuwisi nabonyemo ishusho y'umuntu usa naho yagendagendaga nkaho yari afite ubuzima. Yasaga nk'umuntu muzima. Ngeze iruhande rwe ndamwongorera nk'ubwira umuntu wumva, ariko muri iyo shusho harimo ishusho y'umuntu isa n'ifite ubuzima, ariko ntabwo yari afite, ahubwo yagendeshwaga na mashine. Ngo niki? Ari kugendeshwa na ordinateur. Dore niwe wuyu wo muri nuze kandi uri amaze kubereka. N'uyu nguyu nta wundi. Wabimenye cyangwa se GPS. Ndagira ngo noneho nsome andi magambo ari kuri page ya 120. Ubutumwa ku basore se nubwo burahari. Ariko hano hari amagambo ahari ngira ngo masome. Shikama kuba umuntu bwawe ni page ya 177. Nta muntu n'umwe ukwiriye kwemera kuba nk'imashini. Nta muntu ukwiye kwemera kuba nta n'umwe, baravuze ngo nta n'umwe. Ngo reka twumve, reka ntangire neza. Nta muntu n'umwe ukwiriye kwemera kuba nk'imashini ngo akoreshwe n'ubwenge bw'undi. Imana yaduhaye ubushobozi bwo gutekereza no gukora, kandi ubwo gukorana ubushishozi ndetse ukayisaba ubwenge. Ushobora kwihanganira ibikuremerera. Shikama kuba umuntu Imana yaguhaye, ntukabe igicucu cy'undi muntu. Iringire ko Uwiteka azagukoreramo kandi akagukorera. Abyumva wowe?
none ngo hano uretse tugaruke muri ya ntuze yacu muri ya agenda 2030 urabona nyine wa muntu wacu yabaye ordinateur, ibyo nta gushidikanya. Dore rwose ngaha uwanga amazimwe bivuga hakika rwose pe ari kugenda, ariko we hariho amasimu. Ikintu bashigaje ubwo wenda kubashyiraho ni konteri, akajya agenda ariho umurinda nkuko. Digital identity, nimwumve neza ngo ni ibirango. Digital identity ni ayubwa identity ni ikira, ni ibirango, ni ibikuranga ariko by'ikoranabuhanga. Nuko harimo irangamuntu koranabuhanga. Ndagira ngo mwebwe muyireba ari irangamuntu ariko muyirebe. Iki gitabo ni icya nababwiye ngo ni icy'umuryango w'ubukungu bw'isi na World Economic Forum, nibo bari bateranye baracyaprodinze kuri website yabo, kiriho niho nakidownloadinze. Dore ngiyi ni irangamuntu ariko harimo umuntu, harimo agatwe k'umuntu, ariko nayo ni ama electromagnetic gusa arimo inuzi. Muri kuhabona mbese ni iyi ngiyi. Wowe dore agatwe kawe kwa kundi bagusikaninga nyine inuza umutwe, uri kubona kurimo bimeze neza. Se murayireba? Kamwumve rero. Ibintu 10 utazemererwa udafite irangamuntu y'ikoranabuhanga nibyo bashyizemo. Cyambere health care. Uzanga irangamuntu ikoranabuhanga ntabwo azigera yemererwa kwivuza. Ngwiki kwivuza ange meruka yo mu minsi ishize nanyarukiyeyo mpura n'umudokiteri, ariko ubu ngubu ntayifite, ntabwo nasubira. Nari ngize akabazo gato ariko ndavuga ati kanjye kureba uko ubuzima bwanjye buhagaze. Ngira n'amahirwe uwo mudokiteri nanamubwiriza ubutumwa mbona arabwakiriye. Ariko udafite irangamuntu koranabuhanga bibaye bigize gute? Bibaye bihagaze. Ndirwa mbiseosa umva muri for user to access insurance treatment to monitor a health devices a wearable for care provider to demonstrate their qualification. Uretse umva kantu bashyizemo kabi, aravuze ngo kukoresha nyine irangamuntu koranabuhanga cyangwa se ukoresha insurance ubwishingizi, yes, ubwishingizi, treatment, kwivuza, kugira ngo noneho to monitor health devices, kugira ngo kakana abadive banditse ngo hari akuma ngo bagiye ku device bagiye kujya bashyira mu muntu ngo kazajya kagenderwaho abaganga bakuvuye, ngo bajye bashyiramo ngo sikaneri ngo barebaho ako kuma ngo hamenyekane amakuru y'uburwayi bwawe bagishyizaho ako kuma kawe kinjirijwe. Na aka device ngo bazajya ngo to monitor a health devices, kugira ngo hagenzurwe utu twuma tuzashyirwa mu bantu tw'ubuzima. Ngo n'utwuma kabiri, ikintu utazemererwa udafite irangamuntu koranabuhanga, financial services. Vuga ngo gahunda zijyanye n'ifaranga, financier, service financiere zose ibijyanye n'ifaranga, ikintu uzi ukora nawe ukoresheje ifaranga. Twese abantu turi aha twambaye kubera iki? Niho banditse mu byaduka no mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami ngo bazatugerageresha ngo kubwo kubura ibyo kurya n'imyambaro bose ngo bazaza munsi y'ubutware bwanyu. Kwambara birahagaze. Hano tubiheruka Satani yakoresheje tekinike. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 35 bazereraga mu mashyamba bambaye imuzihene n'iziki n'iz'intama, banyazwe byose, ndetse n'isi ntiyari ikwiriye ko bagira gute. Dore ngaho yayigaruye system. Umva rero ijambo barasobanura definition yabo. To open bank account, carry out online financial transactions. Impamvu yo kwamburwa amafaranga yawe ngo nukugira ngo uzabanza ufungure konti ya banke uyifungurije ku irangamuntu koranabuhanga y'umubare, kugira ngo amafaranga yawe ajye anyura mu buryo bwa online. Ibijyanye n'ubutunzi byose binyura online, na transaction ihererekanya amafaranga ryose ribayeho rijye riba riri online, aho rinyuze nyine ryose zijye ziba ziri monitor. Ubwo ni mu byumva. Gatatu, food and sustainability. Ibiryo nabyo byagezemo. Ngo ni biki? Abantu ni abagome. Adamu yarayiramije, kuyiramya gusa. Muri Egiputa bayiramije,
food and sustainability for farmers and consumers to verify provenance of produce, enhance a value and a traceability in supply chain. Nyine ni ya minyuru bagomba kwambika abantu ku bahinzi, abacuruzi, kugira ngo bose bizabashe koroha muri ubu buryo bwo guhabwa, kugira ngo ubucuruzi bwabo bube bufite agaciro ariko buri ku traceable, bugenzurwa nyine uko buhagaze kugira ngo bigende neza. Kane niho tugeze, travel and mobility. Ngo ni ingendo zirahagaze. Ni iki ngo zihagaze ra? Igitabo cya Daniel n'ibyahishwe cyaje kubura. Ndazivuga mu mutwe mba mbiza aho biri. Page 540. Haravuga ngo igihano gikwiriye. Ngo iki kinini cyabonetse. Ndabivuga aho biri ndahazi, muzandika bazishaka muzajye muzirebe. Page 540 ari igihano gikwiriye. Ngo mu gihe gitoya ngo nabonye abari basohoye itegeko ry'uko abera b'Imana badakwiriye kugura no kugurisha, nabo bagiye kwibona bibona mu gihe gito babujijwe kugura no kugurisha n'icyago cya mbere kibise. Nimwumva ikintu kigiye gukurikira bino bintu niki? Nabo ntago baragura, Imana iri kurebera abantu bayo, utuva ku biryo nabo babivaho. Imana urayizi, urayikinisha. Umva nawe, to book a trips. Kubona ukeneye kugenda mu ndege cyangwa se ukeneye sano hari ingendo zisaba kubukinga, irangamuntu izajya igufasha kugira ngo mbere y'uko ugenda ari ubu uzagenda mu cyumweru kiri imbere ukabukinga, none uzagenda mu cyumweru kiri imbere. Irangamuntu izajya ubibukingiramo, uzajya ubibukinga wibereye muhira ukanze ku mubare wawe. To book a trips, to go through a border control between countries or regions. Kugira ngo ugere mu mupaka uzageramo control between kuri yakuni igenzura ribera hagati nyine y'ibihugu uri mu mipaka, wenda tuvuga ugiye Bugande abaho igenzura ry'u Rwanda akaho n'igenzura ry'u Bugande. Iyi rangamuntu izajya yagufashe kugenzura byose kugira ngo ubashe kugenda cyangwa se mu tundi duce. Humanitarian, urugero rwa kangahe tugezeho ra? Urugero rwa 5, humanitarian response. Uburenganzira bw'ikiremwa muntu bwose buragiye, human right, sibyo? Harimo ngo bararusobanura definition to access services. Irangamuntu izagufasha kugira ngo service yose uhabwa ni irangamuntu bizajya bikorerwa. To demonstrate qualification to work in foreign countries, kugira ngo ubashe gukorera mu bihugu by'abaturanyi cyangwa bitari byabene utari umwene igihugu, uzajya ukoresha irangamuntu Koranabuhanga, amakuru yawe itamenyekana mu kindi gihugu nyine wakomotsemo. Utayifite nyine ubwo tugeze kuri kangahe? 6, e-commercial. To shop, to conduct businesses transaction and secure payment. No kuvuga ngo ahangaha no kugira ngo kuguhaha groceries, hano bajya guhaha ariya muri nakumati umwana urumugati gira gutye. To shop everywhere, shop. To conduct businesses transaction, kugira ngo nyine uburyo wishyuyemo ubwo bucuruzi bwose uburyo bwishyuyemo bube burinzwe nyine butafite impungenge, budateye impungenge. Hari naho wishyura bakaza bavuga ngo ntayo yaduhaye, cyangwa ukabaha menshi bakavuga ngo ntayo yarigitiyemo. Aho ntabwo uzajya uhamo menshi, kandi ni ibintu si byiza. Ni byiza cyane rwose. Abantu bagiye kudushyira mu karengane baba bafite impamvu. Social platforms ni urugero rwa kangahe twari tugezeho. 7 ni social platforms. Udafite irangamuntu Koranabuhanga ntuzigera ukoresha imbuga nkoranyambaga. Umva uko rusobanura. For social interaction to access third-party services that rely on social media's login. Uri kubona iyo ugiye kuloginga in bagusaba account yawe ya email. Iyo ugiye kwinjira nyine kugira ngo kuri telefone yawe, Facebook yawe, your Twitter account, your Instagram, ushyiramo ubanza kulogingamo email yawe. Kulogingamo ntabwo uzabishyiramo email, uzajya ulogingamo umubare wawe w'irangamuntu Koranabuhanga yawe. Niwo ugiye kuzajya ukorana na email yawe. Tugeze ku 8. 8 ni e-government for citizen to access and use a service, file taxes, vote, collect benefits. Ku baturage impamvu gahunda za leta zose. Yewe rwose umugabo yaraye ankubise, arananoteza, dore yankubise, aranankomeretsa. Banza ushyiremo umubare wawe w'irangamuntu Koranabuhanga hari.
mbere yuko ukenera gahunda ya serivisi kuri leta uzajya ubanza ushyiremo umubare wawe umva aho uzakoresha. Ku baturage bose bagomba kuba bafite uyu mubare w'irangamuntu koranabuhanga kugira ngo ukoreshwe mu bijyanye n'imisoro, mu gutora no kwegeranya izindi nyungu ziriya nka za IBM zose zirajya muri irangamuntu koranabuhanga. Nuko twegere telecommunications, urugero rwa 9, guhamagara, haro shangaro nagira ngo hanyuma byahagaze. Byahagaze byo byahagaze. Udafite ikira irangamuntu. To use, to own and use a device for services provider to monitor devices and data on the network, kugira ngo hagenzurwe abantu bose bakoresha telefone bari ku murongo bose bajye bamenyekana. 10 n'ubundi ni telecommunications, ni uburyo bw'itumanaho. To monitor devices and sensor transmitting data such as energy usage, air quality, traffic congestion. Ibi nabyo ni ukugira ngo abariganyije mu mihanda kuri ugenda ukabona ugunze n'umuntu uranirutse, ibi nabyo bazashyiramo aka devices bagusensoringe kugira ngo nimba wirutse babe bakuvumbuye, nuko kwisha manene. Ahangaha tuhageze hari ikintu mwumvisemo mu byahano. Ahantu bashyizemo umubiri ngo bazashyiramo umubiri, haya niho nagize ubwoba. Reka njya ahandi hantu hamwe, ndi kuri page ya 22 ngo evolution future. Nyuma yo gutanga aya makuru rero abantu bari gutanga, muri kubona bari kunyanyagira bayatanga, namwe mu bunani ni muhumure, namwe babatekerejeho ngo ni mu minsi mikuru. Ni mu minsi mikuru bazabageraho mwebwe, Kigali yose ni mu minsi mikuru bazaza muri Noheli n'ubunani. Ni na Yerusalemu yagoswe ryari? Yagoswe mu munsi wa Pasika. Niho babagoteye. Umva agency, next level of data intermediaries. Aya makuru noneho aya makuru ubukurikiyeho nyuma yo kuyatanga niba baba bayafite, nyuma yaho embedded in your body, in the body, devices, home, cities, etc. Nyuma yo gutanga aya makuru, urugero rukurikiyeho, intambwe izakurikiraho nuko aya makuru azashyirwa mu mubiri wawe. Bazashyirwa he? Ujye uyitwarira bagushyiremo akuma, kazashyirwa mu rugo iwawe, gashyirwe mu mijyi n'ahandi. Ni irangamuntu koranabuhanga turi kuvuga. Se ko ari byinshi ndasoma se nazabivamo, kandi nashaka kwigira muri Bibiliya. Hari ahantu narinsize handwaza umutwe. Mva reka muri kamasome namwe mwumve kuntu isukari irahita izamuka. Irangamuntu koranabuhanga ikoranye n'inkingo za covid n'inkingo, ikoranye n'inkingo, ikoranye n'iki? Vaccine passport. Irangamuntu koranabuhanga ngo hazashyirwamo amakuru muri passport yawe z'uko wagize ute, wakingiwe. Abicana nibo gusa se yaba ari ukwicana atari ugushimunyagurira umurambo. Umva nawe, the COVID-19 pandemic has led to the heightened focus on the power of medical data, especially so-called vaccine passport. These passports by nature serve and form digital identity. Commercial interiors serve as a type of centralized data intermediary in several jurisdictions, given sensitive of with type of health data. In many cases of governments have pro icyongereza kirashize tunarekera aho ngaho mupfa kuba mwabyumvise. Upfa kumenya ko gahunda ari kugira ngo passport zawe hongerwemo amakuru yuko wakingiwe. Mu gihe cya covid hari ibintu byatugoye, izi nkingo ziza gukoreshwa zigakoreshwa binyuze mu irangamuntu koranabuhanga. Nta muntu numwe twari kumenya, wenda hari abagiye baterwa izishaje, hari abagiye baterwa izarangije manda, hari abagiye baterwa izirenga, ariko ubu buryo bwo buzadufasha kugira ngo tunamenye n'amakuru y'uburyo abantu barwaye. Noneho nako ndibaza ni gute nyine ubwo bari gupanga ko hazaza ibindi byorezo. Reba batera inyange nshyashya zitararangiza igihe. Ni gute? Ngaho reka tubaze ibibazo tubibaze natwe nka guverinoma. Ni gute ko covid yarangiye? Ni ikibazo cya mbere ndabaza. Covid ko yarangiye igarutse gute?
2023 nibwo umushinzwe umuryango w'abibumbye Tedros Adhanom yatangaje ati covid ntabwo kiri indwara y'icyorezo gihangayikishije isi. None urukingo rwayo rugarutse gute mu irangamuntu Koranabuhanga? Biragaragara yuko atari inkingo bateye abantu. Ntabwo ibyorezo byarangiye, ahubwo abasore baravuga ngo matunda yiko wapi ikomeye. Bagize ngo byararangiye se. Aba baganga bose mureba, bano baganga abenshi nta nkingo bateye. Baganga aba bapasitoro mwabonaga bazamamaza benshi nta nkingo bafite, ntabwo bigeze biyandurisha buriya burozi bw'iki. Kugeza nubwo Perezida Magufuli udasoma Bibiliya, Perezida Magufuli avuga ati mva musembwira abaturage basebe. Perezida Magufuli muzi icyo yakoze? Yafashe itunda na beterave, aragenda abisuka mu kana, afata aba expert arabagira ati mundagira ngo mundebere ko munsuzumira abaturage. Bona amaraso bati barashize Magufuli we, aba barayirwaye. Kandi yashyizemo iki? Itunda na beterave. Ahita huruduka ati mva baturage musenga nta covid hari. Aratubeshya bano bazungu. Ayamuzi ubwinuzi ziriho. Yari yanze gutangarira inyamaswa. Dr. Rashid Butari ni mumureba. Dr. Rashid Butari bamushanye impamyabushobozi, barangirira navuga bati baramwishe. DJ mwavuze ko bashyizemo mu nkingo bari ureba gufata iyi si metalike. Ibyo Daniel yavuze mu gice cya 2 akavuga ngo nibamara kwivanga n'urubyaro rw'abantu. Ubwo yarageze kunuze igishushanyo Nebukadinezari yarose, muzi ko yarose umutwe wari icyaryo izahabu, nibyo igituza n'amaboko byari ifeza, ibibero byari iki umuringa, ayo birenge ngo nicyo bwami bwa nyuma ku mano. Bigeze ku mano ibyuma niki nibumba ngo bigeze kwivanga 34 y'icyo gice cya 2 ngo niko bazivanga n'urubyaro rw'iki rw'abantu. Bibiliya ntagatifu iravuga ngo bazavanga amaraso. Ngo bazavanga iki? Kugira ngo wumve ikintu cyitwa nanobot, ubuvuzi bwakoreshejwe muri covid bwitwa nanobot mu nkingo. Fata kino iyo metero runo rugirwa metari ku rusyo. Urusyo rugira ifu yanuze ku buryo ifu ukoramo igikoma nacyo kiragize ku buryo ifu pudere kature conserva bashyira wenda nko kubona nka iyo bakoze nka ji bashyiramo aga conserva kagafu kugira ngo igire wenyine wenda be yamara n'iminsi. Conserva ifu ushyira ifu, wowe ufate ifu mu cyimbo cyo kumenamo amazi muri bya byuma waseye, umenemo amaraso, noneho bitembere ibyuma bitembere mu maraso y'umuntu ku buryo bitembera ari ibyuma bivanze n'intuzi n'amaraso y'umuntu. Bibiliya ntabwo yarabivuze, ni ibyuma n'ibumba bizivanga. Ibumba umuntu naremye mu ibumba. Daniel ageze mu gice cya 8:23 aravuga ngo umwami ibitamenyekana azagira ate? Azima azigira inama mu mutima y'ishyire hejuru y'ikitwa Imana cyose, ngo abanyabyaha niba bamaze gukabya ngo azarimbura abakomeye n'ubwoko bw'abantu. Ngubwo ubuvuzi bwakoreshejwe mu nkingo za covid-19. Nta yindi gahunda yari ukugira ngo umuntu noneho bamushyiremo bya byuma by'ama electrode, igipimo gipima amanoboti cyitwa nanometre. Uko ugiye noneho bajya babasha kugutrackinga no kugutracinga aho ugiye hose. Baragushyizemo amashanyarazi. Waragushyizemo iki? Ngibyo rero ibyisi turimo, ngibyo yasi ya none mwajyaga mwumva, ngibyo ibyo mwumvaga kuri Radio Rwanda buri ku isabato mu gitondo. Ikiganiro cyacishagwa n'uwitwa Mugwiza Jerry, abacyumvaga dore ko i Kigali mutajya munumva radio. Nabonye mwikundira harya ngo nindera mwikundira sabi, dore ngabo bo mwikundira ngo udusizoni. Isi irinzi gotwa ngo muri season oreyo, abagenzi bari muri oreyo. Isi iragoswe, imibiri y'abantu barayambuwe neza byose tubireba. Ibyahishe igice cya 18 umurongo wawo wa 13, muri Babuloni niho ubucuruzi bw'imibiri y'abantu n'ubugingo bwabo byabonetse. Siko havuga imibiri y'abantu ngo niki?
n'ubugingo. Yesu Kristo yaravuze ngo nimugatinye uwica iki? Uwica umubiri, ahubwo mutinye nde? Uwica umubiri n'ubugingo akabijugunya hehe? Muri Gehinomu. Pawulo arangije arandika yandikira abantu aravuga ati umubiri ntacyo umaze, umwuka niwe utanga ubugingo, naho umubiri ntacyo ugize ute. Ageze mu Bakorinto rwa kabiri rwa Korinto igice cya 6:14 ngo nimuzi ko muri insengero z'umwuka uba muri mwebwe, ngo muri iki Abaheburayo igice cya 3 baravuga ngo kuko inzu zose zigira uzubaka, ariko nk'uko Mose yakoraga mu nzu y'Imana iminsi yose, ngo niko natwe turi urusengero rw'Imana. Ngo turi iki se? Tuvuga iki? Tugere mu Baroma igice cya 12 se Pawulo ati turabinginga bene data ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'Imana, ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Kabiri, nimwishushanye n'abaryari. Abiki gihe bameze bate? Nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo mwebwe mugire mute, muhinduke rwose mugize imitima imeze ite, ikizemo akuma. Tubonereho tubwira abantu, dufite abantu bari gushaka kutwerekeza, bo ngo barashaka kujyayo, ariko ngo barashaka ko tujyana. Barashaka ko tujyana. Tubonereho aba bantu tubihanangirize mu ngingo dushaka kuvugaho. Ntabwo dushaka kuvuga ku irangamuntu koranabuhanga, nta nubwo dushaka kuvuga ku kintu cyitwa ifaranga rimwe. Badufashe, abaduhamagara babyihorere, tuvuge ku bintu tubijyanemo neza. Indirimbo natangiye kwandika indirimbo 2016, natangiye kwandika ku ifaranga koranabuhanga n'irangamuntu koranabuhanga. Nta muntu n'umwe wigeze umpamagara ngo abaze. 2020 mfite indirimbo zigera mu 170 muri zo zivuga ku irangamuntu koranabuhanga n'ubutumwa bw'abamarayika 3 n'umubare w'inyamaswa n'igishushanyo cyawe. Nta muntu n'umwe nigeze mbona 2023 wigeze ampamagara. 2024 ntawamamagaye. 2025 leta iteye itente hariya ku kagari ngo nimugende abantu ngo jado ngo uri kubona nta hantu waba haribeshye ushobora kuyobya abantu be. Kutabiha indirimbo zimaze imyaka 7 wari uri hehe? Kutakibajije. Bamwe muri bo bicaye ahangaha. Tuganire ku bindi rero. Iyo ubuhanuzi bwahageze ntabwo ari ibintu byo kumvikanaho, nimba ubyemeye boneza ugende, ariko bivuga ngo tujyanirane. Turimo turajyana. Nimba si ibi bipimo bari gufata ari ibipimo nyine, ko twababwiye ati nimufate ibyo mu mupaka turabitanga, sibyo? Nimufate ibyo hano muri ejo sininjiyemo se muri Tedemir, sinanyuze muri kiriya cyuma. Nimufate biriya narabihasize. Nimufate ni wherever n'ahandi mubifate biriya. Ariko kumbwira ngo njyanye amaso yanjye, ijisho ryanjye mu cyuma cyitwa metaverse, jamais. Nimba rero wowe ubyemera akaba ari kubyizera, ishorera uwerekere kwizera kwawe. Oya bizaba muri dimanche, nanjye dimanche ntayo nzaruhuka, ariko kandi nanuze nayo nzaba. Ubwo muri dimanche tuzahahura, hari ikibazo ra? Tuzahura rero. Ariko ubundi dimanche zaruhuka bande ko mbona abantu bakaniye. Wakora ku muntu ni muri dimanche, wakora ku wundi ni muri dimanche, izaruhuka bande ko kandi ku ijambo ry'Imana tubwira ko dimanche ifite abayoboke benshi cyane, ndetse Yesu azarokoramwe abantu bake. Zaruhuka bande? Ngaho dimanche buza abayoboke mwisi. Ngaho abantu tubyumvikaneho bantu muri aha ngaha. Iki gitabo kimaze kuntera ubwoba. Reka nsome makandika. Hano hari mu ijambo rivuga ngo ni critics. Ni critique zacu ngene. Umva jambo hano kuri nomero 4 page ya 27. Reshaping human technology interaction. Kongera kurema umuntu. Reshape. Ari kumva? Umuntu yari afite ishusho. Kongera guha umuntu indi shusho mu buryo bw'ikoranabuhanga, ku buryo nyine none hatazongera kubaho ibintu bya interaction. Ndabisobanura gute ibi byoma twamaze kunanirwa, nta busobanuro napfa kubona. Mwebwe mu byumve ko ari shape ni ishusho. Reshape ni ukongera guhinda ishusho. Imana niba yavuze ngo tureme umuntu ase natwe, none Satani nawe mu isi nshya ngo reshape ni recreation. Nimba Imana yararemye umuntu ikamucungura igakora ikitwa creation agacumura, igashyiraho recreation ikamucungura. Inyamaswa nayo yaramucumuje, ariko agomba kubaho recreation, kongera kumurema bundi bushyashya, no kumuha ishusho nshyashya mwisi nshya. Kumusenya nyine bakamuhinda ishusho ngo nabo ase nabo agira ishusho yabande.
dore ngiyi dore uko bamufashe gutya, nguyu umuntu ari mu kiganza cyabo, si nguyu, dore nguyu baramufite gutya bamuteruye mu kiganza. nshatse nanarekera aho ngaho. Twasomye umwarimu wagendeje akamashini mu Busuwisi ngo uwo muntu ngo yari mashini, ngo yarakoze ari mashine. Twasomye mu butumwa ku basore page 177 ngo ntukigere uba imashini y'umuntu. Se bari kugira umuntu imashini? Ibyahishuwe tubasoreze tubona amahoro. Ako washaka yanayibaza ubwo ni mwahasomye. Na akarengane ngaho ujya mu gice cya 20 umurongo wa 4 mbona intebe z'ubwami. Gice cya 20 mbona intebe z'iki? Mbona intebe z'ubwami, mbona n'abazicaraho, mbona intebe z'ubucamanza, mbona n'abazicaraho bahabwa ubucamanza. Aribo bataramije ya nyamaswa, baciwe ibihanga, batakirwa, ariko nta muntu wagezeho. Justifie soma. Ako muba mukireba mu byahishuwe igice cya 20 umurongo wa 4. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana. Cyambere nibo bataramije ya nyamaswa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka 1000 yose. Ngo ariko ngo bazutse bari he? Hariya ngo babishuruheruka, ngo babaciye iki? Dore rero ikintu kigiye kutubaho hano imbere. Nuramuka ugendanye n'Imana neza, mubyeyi muri aha mu nyumvi, bapapa muri aha mu nyumvi, tubivuganira aha ngange nta myinshi nsigaranye yo kubwiriza. Nuramuka ugendanye n'Imana neza, dore witegure no kwakira ingaruka zayo. Ikindi kandi aba bantu bari kuza batugira inama batubwira ngo nimureke tujyane, ngo nta kibazo, ngo mubare, ngo ni dimanche, ngo igishushanyo ni dimanche. Ibi n'abantu bagomba kunesha ni ibintu bingahe? Ubitatu. Ibyo byahita byitwa ubumenyi butimbitse. Ni ibintu bine. Cyambere Ibyahishuwe ya 15 umurongo wa 2, mbona igisa n'inyanja y'ibirahure. 2, mbona n'abatabarutse banesheje. Icyambere ya nyamaswa. 2, igishushanyo cyayo. 3, n'ikimenyetso cyayo. 4, n'umubare w'iki? N'umubare w'izina rye. Ese umubare w'inyamaswa ni uwo? Urakora ku mudivaniste ataya ni muri dimanche. Okay. None se amafaranga azakoreshwa mu gihe cy'ikimenyetso cy'inyamaswa azava he? Bazayashaka ikimenyetso cy'inyamaswa cyahageze cyangwa ari gutegurwa ubu ngubu? None se abantu bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa bazava he? Bari gutegurwa ubu cyangwa bazategurwa kihageze? Abazacyakira bari gutegurwa ubu, si kuruhuka ku cyumweru. Abazabyakira nyine ubwonko bwabo burimo burategurwa kugira ngo nibamara no kucyakira bazabone serivisi babemerewe kugura no kugurisha nk'abantu bemeye ikimenyetso. Nimugendana n'Imana neza rero munitegure n'ingaruka. Twe tuburira abantu, tubaburire hatagira umuntu. Ntabwo dushaka umuntu utubwira ngo hano ngo uri kubona ngo umubare ngo dusanzwe tuwufite, ngo n'irangamuntu ya mbere ngo wari urimo, ngo nawe wari ikoranye nyine. Bigumane, we bigumane. Ntabwo irangamuntu tuyifite mu mubiri, ntabwo irangamuntu tuyifite mu mubiri. Bigumane rwose. Abantu nibadufashe babigumane. Nimba ubyemeye genda ukwawe, nimba ubyanze umenye ingaruka. Twebwe bitwemeye ingaruka twiteguye kuzirengera. Ibi ngibi twemeye twiteguye kubyirengera. Turabizi ko ejo bundi bagiye kuduhamagara ngo tubisobanure. Twiteguye kwirengera ingaruka zizajyana nabyo. Wowe wikashaka kudukonvenka ngo dushyiremo imyumvire yawe ngo rero muri kubona ngo muyobyeho gato, ngo hano mu Burayi turawukoresha, mu Bwongereza natwe turawufite, noneho natwe muri Amerika turawufite. Ugumane nimba uwufite, tegereza dimanche ubwo ngubwo tuzahahurira. Nimba uri umuntu w'Imana nanjye ndi umuntu w'Imana, ntabyo nzafata na dimanche nayo nzaruhura. Turimo turajyana. Tubwo nibiba ngombwa tuzahahurira. Umuntu akubwiye ngo wamusomera ikihe gihamya mbese wowe? Bihamya mwabyumvise?
ndumva nasoza rero nasoza cyakora nasoma akantu kamwe mu ntambara ikomeye narangiza ngasoza kadusoma paje 424 nimwumve isabato izaba ikigeragezo gikomeye cyo kumvira kuko ariyo shingiro nyakuri ry'intambara ikomeye ubwo ikigeragezo giheruka kizagera ku bantu ngo ni cyakangaye kizagera ku bantu ari igiheruka ariko hari uburyo bazaba baritwaye mu bindi bigeragezo ubwo giheruka rero kizagera ku bantu nibwo hazabaho itandukaniro hagati y'abakorera Imana n'abatayikorera ubwo kuruhuka ku isabato y'ikinyoma ku rwego rwo gukurikiza itegeko rya leta binyuranyije n'itegeko rya kane bikazaba ari indahiro yo kuyoboka ububasha burwanya itegeko ry'Imana kuruhuka ku isabato y'ukuri mu rwego rwo gukomeza amategeko y'Imana ni igihamya cyo kumvira umuremyi igihe inteko imwe y'abantu yemeye ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi ikimenyetso cyo kumvira ubutegetsi bw'isi ni ikihe izahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa si ibimenyetso bibaye bingana hari icyo kumvira ubutegetsi bw'isi hakaza no guhabwa ikimenyetso cy'iki izahabwa ikimenyetso cy'inyamaswa indi nteko y'abantu bahisemo impano yo kuyoboka ubutegetsi bwo mu ijuru ishyirweho ikimenyetso cy'Imana bonne chance rero Uwiteka bagirire neza irangamuntu si ikimenyetso cy'inyamaswa ariko irangamuntu ni gereza kandi wagushyize muri gereza niwe usigara guha amabwiriza y'uburyo ugomba kwitwara muri iyo gereza turi kumwe Uwiteka bagirire neza muri uyu mwanya aduhembura hari umurimo ukomeye Uwiteka dufite ubwo bigiye gukomera amategeko y'Imana agakurwaho itoro naryo rikageragezwa ibigeragezo bikomeye isi ikigabanyamo imigabane ibiri igaragara neza hari umurimo Imana idufitiye witwa ijwi rireba ngo ibyaha bya Babuloni bizashyirwa hehe Uwiteka bazakora uwo murimo ngo ni abantu batabyize mu mashuri ahubwo ni abantu bazaba bashobojwe no gusukirwa umwuka wera mu buryo bw'imvura y'itumba imvura y'itumba izasukirwa abandi nta n'umwe uzakira imvura y'itumba keretse ingingo ya 696 iravuga ngo nabonye yuko nta n'umwe uzagira uruhare kwihembura keretse gusa ababonye intsinzi kuri buri futi ryose ukwikunda gukunda isi ubwibone nabwo burimo ubwibone ndetse ukagenda ukageza no kuri buri jambo ribi ryose kubw'ibyo twari dukwiriye kurushaho kwegera Uwiteka cyane tumusaba umwiteguro wa ngombwa uzadushoboza guhagarara ku rugamba rw'umunsi ukomeye w'Uwiteka dore ngaba abantu bazabona ihemburo reka twongere twikubita imbere y'Imana tuyisabe uyu mutima wananiranye uyu mutima iki gihugu tubereye abaperezida ariko kiri muri ibintu byananiranye ngaho ubwibone kwikunda gukunda isi n'amagambo mabi ndetse umwami wabyo akaba agiye kuza kuhashinga ibendera y'uko turi abagaragu be reka dusabe Imana kugira ngo iduhindurire iduhe imitima mishya kandi nayo ishinge mu ibendera ryayo mu izina rya Yesu dusenga Imana nyakubahwa mwami Imana turagushimiye cyane izina ryawe ryera nirihabwa icyubahiro utanze umuburo ntacyo udakoze igisigaye ni uko wakangura imitima yacu ukaduha no ku mwuka wasezeranye kugira ngo ubwo wavuze ngo azatsinda ab'isi kugira ngo adutsinde